Tariki ya mbere y'ukwa kabiri 2026 mu Rwanda hose hizihijwe umunsi mukuru w'intwari z'igihugu, ariko twe aha turi ni Gikoba mu murenge wa Tabagwe mu kagari ka Shonga, ahazwi nko ku Ndake y'uwari umugaba mukuru w'ingabo za RPA Inkotanyi, ubu akaba ari umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Aha kandi ni naho hizihirijwe uyu munsi ku rwego rw'akarere ka Nyagatare. Uyu munsi witabiriwe n'abayobozi batandukanye, abaturage ndetse n'urubyiruko muri rusange, aho bahawe ibiganiro birimo ibibakangurira kurangwa n'ibikorwa by'ubutwari, kugera ikirenge mu cyo abatubanjirije babohoye igihugu bakanahagarika Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Bamwe mu rubyiruko bitabiriye uyu munsi baravuga ko bakuye amasomo akomeye agiye kandi kubafasha gukora ibikorwa by'ubutwari bagendeye ku babanjirije ari bo Inkotanyi. Amazina yanjye nitwa Yvette Akimana, niga mu kigo cya Shonga TSS level 5 BDC ubwubatsi bugezweho. Kuri uyu munsi ikintu nungutse ndabona ari umunsi mwiza, umunsi w'intwari. Nabikunze cyane, nakunze ukuntu u Rwanda rufite amateka yaruranze, ruva mu gihe kibi rugera mu gihe cyiza. Uko iminsi igenda ishira rurushaho gutera imbere, nabikunze cyane. Hari ibimaze kuganirizwa hano ku mateka yabereye hano, bigusiga iki nk'umuntu ukiri muto cyane? Ikintu binsigiye ni ukuba intwari, kugera ikirenge mu cy'abatubanjirije, nicyo kintu binsigiye. Ibikorwa urubyiruko rushobora gukora muri iki gihe bigafatwa nk'ibikorwa by'ubutwari ni ibihe? Numvamo gukunda umurimo, gukora umuganda, no gufatanya, kuba ijisho rya mugenzi wanjye aho atari aha. Amazina nitwa Uwintwari Emilie. N'amazina y'intwari. Hanyuma ibintu twigishijwe hano bagarutse ku rugamba rwabereye hafi, byagusigiye iki? Ese ubona hari ikirenge ugiye kugera mu cy'abatubanjirije? Icyo byansigiye bidutoza natwe kuba intwari, bitwigisha ko ikintu cyose ushyizemo imbaraga cyashoboka. Iyo hari icyo ushaka kugeraho, bisaba ngo nawe ushyiremo imbaraga, ugire icyo utanga, ukore ibintu ubishaka, ubwitange. Muri iki gihe nk'urubyiruko murasabwa iki? Turasabwa gukunda igihugu, kugikorera, gukura amaboko mu mufuka kugira ngo tugere aho tugera. Muri iki gikorwa twari turimo hari amasomo yatanzwe, hari amateka yatanzwe, wowe wungutse iki n'icyo ugiye gukora mu rugo aho utuye cyangwa se ku ishuri? Icyo ngiye gukora ni ukwiga cyane kugira ngo nsinde, nzagire aho ngera, kugira aho ngeze igihugu cyanjye. Kwiga cyane bihuza gute n'ubutwari? Iyo ugize amanota meza uba umuntu ukomeye, ugakorera igihugu, ugateza imbere igihugu cyawe. Muri iki gikorwa akarere ka Nyagatare kandi karemeye umuturage utishoboye inka mu rwego rwo kumufasha kwikura mu bukene no kugira ubuzima bwiza. Si ibyo gusa kandi hanatanzwe gazi ku bagore bakoze ibikorwa byiza mu rwego rwo kubashimira. Dusabe rero Jemuve nawe yatambuke yegere hariya abayobozi. Nkundirangabo imbwa yanze kunywera mu bigende kwa Nkongo, rw'inkongoro zo kwa muganga zirahavuma. Uzaze urebe ingabo yica abagome ikaramereza abagabo ikaremereza n'abare mu ruhimbi. Yaranze kuryamira ikibero ngo batayirebera ikibero kigasanga Umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Nyagatare Bwana Kakoza Henry yavuze ko buri muntu akwiye kuba intwari binyuze mu gukora ibikorwa byiza aho atuye, yongeraho ko urubyiruko bakwiye kugera ikirenge mu cy'ababanjirije bagakora nabo ibikorwa by'ubutwari. Mbere kubera rero twishimiye cyane ko uyu munsi w'intwari twahuriye hano Tabagwe n'abaturage benshi barenga 2,000, ariko ubutumwa twifuza gutanga igihe cyose tugomba kujya tuzirikana intwari z'u Rwanda, by'umwihariko intwari zagize uruhare mu kubohora iki gihugu cyacu. Gusa ubu ngubu ikintu gikomeye cyane ni umuturage kugira ubutwari, yiteza imbere, akora cyane, yigisha abana kandi
azirikana gukunda igihugu, kuzirikana igihango afitanye n'igihugu rwaniteza imbere. Ngira ngo ababohoye iki gihugu bari urubyiruko. Ahanini ubona ko igihugu cyacu kigizwe n'urubyiruko. Nanone abagomba kugiteza imbere ni urubyiruko. Mu by'ukuri ubutumwa naha urubyiruko ni uguharanira icyabateza imbere. Bari mu mashuri bige, abashaka kwihangira imirimo babikore, ariko bakanirinda ibintu byabangiriza ubuzima, cyane cyane nk'ibiyobyabwenge, kuko abatubanjirije iyo babijyamo ntitwakabaye wenda uyu munsi turaha cyangwa se turi muri ibi birori. Rero ni uguharanira icyabateza imbere, icyarinda ubuzima bwabo, ariko bakirinda icyabangiza kandi bagakomeza gukunda igihugu. Ubusanzwe aha mu murenge wa Tabagwe igikoba hazwi nko ku gasantimetero hafite amateka akomeye yo kubohora u Rwanda, kuko niho urugamba rwatangiriye, dore ko ari nako gace kabanje gufatwa kagahabwa izina agasantimetero. Ndi Sam Ndagije, Hope of TV Rwanda, igikoba muri Nyagatare.